dutangira agafilm kacu k'uyumunsi rero batwereka umusore ubona ko ategereje umuntu afite ifu mu ntoki ubona ko agiye kuba yamukorera prank ubwo muri ako kanya agahita hasohoka umukobwa arangije agahita amuminjiraho ubona ko rwose atari we yashakaga kuba yayishyiraho ubwo muri ako kanya akimara kubikora agahita atungurwa cyane abonye ko ari umukobwa kumbe muri ako kanya hahise haza undi musore ubona ko ari we yari ategereje ubwo umukobwa agahita akomeza kumubaza ati none se Daniel uri mu biki koko ubwo wa musore ati unyihanganira cyane rero igifungo ushyize mu maso yari y'umusore bita John ubona ko rwose ari we yari yateguriye kuba yamukorera prank ubwo umukobwa ati none se ibi ngibi koko ukoze ni ibiki ngo amereza agatambaro nihanagure ubwo umusore muri ako kanya rwose agahita akamuhereza ubwo umukobwa agahita akomeza kumubwira ubona ko abaye cyane ati nizere ko rero iyi nshuro ariyo ya nyuma ukora ibintu bimeze gutyo cyangwa se ukina imikino imeze gutyo ubwo muri ako kanya rwose umukobwa agikomeje kuba yamubwira nabi agahita amubwira ati kaho rero ngwino tujye kuba twagura izindi sima ubwo muri ako kanya agahita ahindukira akabwira wa mukozi wundi ati noneho rero weho genda ufashe uriya mugabo ubwo muri ako kanya agahita amwikiriza ati yego rwose nta kibazo ubwo umukobwa agahita agenda ubona ko arakaye cyane ubwo muri ako kanya wa mukozi agahita aza agahita amuseka cyane n'umusore ubona ko rwose ari imikino bakinaga muri ako kanya ubwo umusore agahita akomeza kumubwira ati ntabwo rero bishoboka ko weho wamfatisha aka kanya niko wari ubonye none uriya mukobwa ahise anyitangira ubwo rwose ariko agikomeje kuba yaseka cyane ubwo muri ako kanya umusore agahita akomeza kwihumuriza kagatambaro wa mukobwa yaramuhaye ubona ko hari yamwemeraga agahita akomeza kubwira uno mukozi wundi bakoranaga ati aka gatambaro rero ntabwo nzagafura ndi kumva kari guhumura neza ubwo muri ako kanya umukobwa we ageze hanze agatabona wa mukozi ntabwo ari kuza agahita amuhamagara ati none se Daniel uri mu biki koko ngwino rwose tugende tujye kugura izindi sima ndi kubona zashize ubwo muri ako kanya rwose umusore agahita agenda ngo bagiye kuba bagura izindi sima ubwo wa mukozi we akaza agafasha undi mugabo ubona ko ariko wa mumawuja wabo yaramaze kumubwira ku gihe cyakomeje kugenda rero uko umusore yakomeje kugenda bagahita batwereka bageze mu mujyi ngo muri ako kanya umukobwa agahita abona rwose undi musore uri gusomana n'undi mukobwa agahita abona aramuzi arangije agahita agaruka akitegeza neza uwo musore agahita abona rwose uwo musore ari kumwe n'undi mukobwa ubona ko hari bishimye umukobwa ubona ko hari ibintu bari bagiye kugura ubwo umukobwa akomeje kumwitegereza agahita atungurwa cyane ubwo wa musore amubonye ubona ko yari umusore wiyubashye agahita aza rwose asanga uno mukobwa ubwo wa mukozi nawe akaza abwira uno mukobwa ati noneho rero ushaka waza tukagenda kugura sima nta kibazo ubwo umukobwa ati oya rwose ntabwo twagenda ahubwo mfashije iyi ngofero nkwereke muri ako kanya wa musore rwose akaza ariko ubwira n'umukobwa ati mukunzi wanjye rero unyihanganira cyane ataravuga byinshi wa mukobwa agahita amukubita urushyi kumbe wa wundi bari bari gusomana ubona ko yari umukunzi we nawe yari ari kubibona akabona ibintu umukobwa ariko we yamubwira ariko atari kumva ikintu bari kuvugana akabona rwose umukobwa ariko we yamubwira nabi ubwo umukobwa agahita akamusa kumubwira ati none se uri kunkinisha koko ugasoma undi mukobwa nanjye mpare ubona ko rwose yari umukunzi we ubwo umusore agahita akamusa kubwira n'umukobwa ati unyihanganira cyane rero unyihanganira cyane rwose uriya mukobwa ni akantu kari kamugiye mu maso ubwo rero nari kugerageza kubona akamuvanamo ubwo umukobwa ati none se uvuze ngo ikinga kandi akagiye mu maso arangije agatabona rwose umusore ariko aba yamubeshya agahita amubwira ati noneho rero nanjye reka nkakure mu maso y'uno musore turi kumwe arangije agahita amufata rwose akamusoma ngo ariko mwereka urugero ubwo umusore ubona ko arakaye cyane agahita amubwira ati ari handera ntabwo rero ibingibi wabikora ese wagiye wiyubaha ubwo muri ako kanya umukobwa agahita akamusa kubwira umusore ati njyewe rero ntagire ikintu uzongera kumbwira kuva kano kanya turatandukanye agahita afata wa musore bakigendera ngo muri ako kanya bakimara kugenda wa mukobwa wundi agahita aza ubona ko ari umukunzi w'uyu musore amubwira ati none se uriya mukobwa kubera iki agukubise urushyi ubwo musore ati uriya mukobwa rero ambereyemo amafaranga ubwo nari ndi kumwishyuza niyo mpamvu bigenze kuriya amubwira ko ahangaha atari ahantu heza kumwishyuriza ubwo umukobwa we agahita akamusa kumubwira ko rwose ibingibi atari byo ko bagomba kuba bajya kuri polisi kugira ngo babashe kuba bamuhana ubwo umusore agahita akamusa kumubwira ati oya rwose ibyo ngibyo ntabwo bikenewe reka ahubwo tumureke imana izamwihanira ubwo muri ako kanya umukobwa agahita abona rwose umusore uburyo yitwaye agahita amubaza ati cyangwa wasanga ari umukunzi wawe wa kera ubwo umusore ati oya rwose ibyo ngibyo ntabwo ari byo ntugatekereze ibintu muri ubwo buryo njyewe ndagukunda cyane ariko umva ntabwo naguhemukira ahubwo reka tugende tujye kwigurira ibintu twari tuje kugura ubona ko rwose umusore yabateretaga bose ari babiri kujya cyakomeje kugenda rero uko umusore yakomeje kugenda bagahita batwereka wa mukobwa ari kwigendera ari kumwe na wa musore agahita aza rwose akamuhereza amazi
mazi ariko amubwira ati akira rero ano mazi ndakeka araza gutuma umera neza. Umukobwa ati urakoze cyane rero, urakoze cyane rwose. Ubwo umusore muri ako kanya agahita abona umukobwa ari kuba yarira, agahita amuhereza n'agatambaro amubwira ati akira rero n'aka ngaka uze kugakoresha mu gihe uraba uri kurira cyangwa se wihanagura amarira, nta mpamvu yo kuba warira imbere y'umukozi nkanjye cyangwa se abandi bantu tukubaha. Umukobwa muri ako kanya agahita yumva n'ibyo, agahita amubwira ati uzi ko ari byo ariko nanone unyihanganire kubona gusomye cya gihe ni ukubera umujinya nari mfite. Ubwo umusore ati ntugire ikibazo rero, ntugire ikibazo rwose, nuzashaka uzongera rwose ubikore. Ubwo muri ako kanya umukobwa agahita akomeza kumubwira inkuru ko uriya musore rwose amubabaje cyane, ko bari kwitegura kuba bashyingirwa, ubona ko amuhemukiye cyane. Umukobwa agahita akomeza kumubwira ati nari mbizi rero ko abagabo bose ari kimwe. Ubwo umusore muri ako kanya agahita abona we ni umuntu mwiza, agahita amubwira ati kuri iyo ngingo rero uvuze ko abagabo bose ari kimwe ntabwo njyewe nyemeye, kubera ko abagabo bose ntabwo ari kimwe. Urugero nkanjye ndamutse mbonye umugore mwiza nazamushimisha muri iyi si, akumva rwose ko ari we mugore wa mbere wishimiye cyane. Ubwo muri ako kanya umukobwa agahita akomeza kubwira umusore ati none se reka njyewe ngende mu rugo, ahubwo se wamfasha ukagenda ukagura zose mu tugiye kugura. Ubwo umusore ati ntugire ikibazo rero ndaza kuba nazigura, none se wari ukeneye ko naguherekeza nkakugeza mu rugo? Ubwo umukobwa ati rwose nta kibazo ndaza kwijyana rwose biraza gukemuka. Ubwo muri ako kanya umusore agahita amusezera ati ok sawa rero nta kibazo wiyiteho. Ubwo umukobwa agahita agenda agahita asiga umusore hano ngo agiye kuba yagura zisima rwose wa mukobwa bahora bagiye kugura. uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko umusore yakomeje kugenda bagahita batwereka umunsi ukurikiyeho. Ubona ko rwose umusore aje ku kazi afite indabo, ubona ko ashaka ko yafatira na wa mukobwa igihe nta mukunzi afite, ubona ko rwose yamwemeraga cyane. Ubwo muri ako kanya wa mukozi bakoranaga agahita aza agahita abona wa musore muri ako kanya afite indabo, agahita azihisha, arangije agahita amubaza ati none se ibyo ngibyo ni ibiki uhisha aho ngaho inyuma? Ubwo wa musore ati nta kintu rero mpisha hano inyuma. Ubwo wa mukozi we bakoranaga agahita akamusika amubwira ati nyereka rero ngomba kuba nakibona. Ubwo umusore akomeje kuba yamuhakanira agahita afata yafu rwose agahita yimushyira mu maso, ubona ko ari umukino ahari bakinaga. Ubwo muri ako kanya umusore agahita ayivanayo rwose akayimwereka, ariko amubwira ati none se weho aka kanya rwose ni ibiki ukoze? Ubwo umusore wundi agahita abona rwose ni indabo, arangije agahita amubwira ati ndabibonye rero izi ndabo se uzanye hano ni izande koko? Ubwo muri ako kanya bataravuga byinshi bagahita bumva umukobwa aparitse imodoka, arangije agahita aza yerekeza ahantu abasore bari. Ubwo abasore nabo bari kubyitegereza rwose, ubona ko yari abakozi basanzwe, akaza ariko babwira ati none se mumeze mute? Ubwo muri ako kanya umusore agahita amubwira ko rwose ari akantu k'impanuka bahuye nako, ariyo mpamvu umusore asa kuriya. Ubwo wa mukobwa ati muhagarike rero guhagarara hano, ahubwo mujye ku kazi mujye gufasha wa mugabo wundi. Ubwo muri ako kanya umusore agahita agenda ariko amubwira ati ok sawa rero nta kibazo. Ubwo umusore wundi Daniel nawe agiye kugenda, wa mukobwa agahita amubwira ati oya rwose weho uretse gatoya, agahita avanamo kagatambaro rwose agahita kamuheza amubwira ati akira rero karafuze kandi wakoze cyane. Ubwo muri ako kanya wa musore agahita amubwira ati rwose ibi ngibi ntabwo byari bikenewe. Ubwo wa mukobwa agahita abona rwose umusore afite indabo, arangije agahita amubaza ati none se izo ndabo ni iziki? Ubwo wa musore ati izi ndabo rero nari nazizanye, nari nazikuzaniye n'izawe. Ubwo umukobwa ati ni izanjye? Ubwo umusore ati yego rwose naketse ko zishobora gutuma wirirwa neza bitewe n'uko ejo nabonye ubabaye cyane. Ubwo umukobwa ati urakoze cyane rero, ni igihe kinini gishize umuntu ampaye impano nk'iyi ngiyi, impano y'indabo rwose. Ubwo wa musore ati ntabwo rero nabyemera, umukobwa mwiza nkawe abasore bifuza kuba baha indabo buri munsi, nta kuntu bambwira gutya. Ubwo umukobwa ati nanjye nakifuje rero kuba zima buri munsi, ariko mu by'ukuri ni ukuri. Arangije agahita amubwira ati noneho rero reka tujye ku kazi nta kibazo. Umusore ubona ko atamwitayeho agahita agenda, ubona ko ababaye cyane ati ok sawa rero nta kibazo reka tujye ku kazi. Arangije agahita agenda ariko amubwira ati unyihanganire cyane rero reka njye ku kazi. Arangije akaza wa mugenzi we agahita abona arababaye cyane. Ubwo wa mukobwa we yigendeye, wa mukozi wakoranaga n'uno musore agahita akamusa kumubwira ati ariko rero Daniel narakubwiye ko uri kwipasa muremure, uriya mukobwa ntabwo ari kuri level yawe, ushaka wamwihorera. Ubwo muri ako kanya bagahita bumva rwose undi muntu arabahamagaye babwira ati munzanire rero indi sima hano. Barangije bagahita bayiterura bagahita bayimushyira rwose. Ubwo muri ako kanya umukobwa we ahantu yibereye hanze agahita abona wa musore aje ari mu yindi modoka, ubona ko ari umusore w'umukire ufite amafaranga, akaza ariko amubwira ati Alejandra dukeneye kuvugana rero kano kanya.
ubwo umukobwa ati oya rwose njyewe nta bintu ngomba kuba navugana nawe. ubwo umusore muri ako kanya agahita abona umukobwa rwose afite indabo, agahita amubaza ati none se izi ndabo ni iz'iki koko? ubwo umukobwa agahita akomeza kumubwira ati izi ndabo rero ni iz'umusore wampaye unyitaho. kumva umusore yari ari kuvuga ubona ko yamukunze ariko atabizi. ubwo umusore wundi agahita akomeza kumubwira ati none se ubu koko urimo biki, urashaka ko uzongera kubabara ukundi? ubwo muri ako kanya agahita abona arababaye cyane, yanze no kumubwira ahari impamvu yakunze wa mukobwa. arangije agahita afata ifu agiye kuba yayimukiraho, wa musore agahita amubwira ati uretse gato rero, uretse gato rwose nkubwire impamvu. arangije yitonze cyane agahita amubwira ati ndakeka rero uriya mukobwa naratangiye kumukunda cyane kandi ngomba kuba namufatanana nyine iki gihe nta mukunzi afite. ubwo muri ako kanya wa mukozi mugenzi we agahita abona rwose ari kurota, agahita amubwira ati reka rero kurota rwose ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, wewe uri hasi cyane. ubwo wa musore agahita akamubwira ati rwose bajya bavuga ngo iyo ufite inzozi cyangwa se ikintu wifuza kuba wageraho gikomeje kugikorera cyane birangira n'ubundi ukigezeho. ubwo wa musore agahita akamubwira ko atagombye kwirushya, ko yareba abandi bari mu cyiciro cye. ariko wa musore rwose ubona ko atabyumvaga, bagahita babona hanze wa mukobwa ari kumwe na wa musore ari kuba yamusaba imbabazi. umukobwa ari kumubwira ati rwose ngibi ntabwo bishoboka, ugiye kumbwira ko n'uriya mukobwa rwose wasitaye ugahita umusaba ku munwa. ubwo wa musore agahita abona rwose umukobwa yaramurakariye cyane, agahita amubwira ati noneho rero aka kanya amakosa yanjye ndayemeye, naje hano rero kugira ngo twiyunge, ndakwigenze nyumva. ubwo umukobwa ubona ko agikomeje kuba yamwinginga cyane, agahita amubwira ati rwose nta bintu byo kuba nagarukana nawe, ibintu nabonye hariya narabibonye rwose unca inyuma weho. muri ako kanya umusore agahita abona rwose umukobwa ntabwo ari kumwizera, agahita avanayo impeta amubwira ati noneho rero iyi mpeta ni ikimenyetso cyerekana urukundo rwanjye nawe. muri make agiye kuba yamuporopoza, agahita akamubwira ati imyaka ine rero tumaranye dukundana, ndakwinjiza ntuyigire ubusa, bimere nkaho nta kintu rwose cyabaye, bika ibihe byiza twagiranye. ubona ko atangiye kuba yamusaba imbabazi. ubwo umukozi we hano ari kubyitegereza ndetse na wa mugenzi we ari kumubwira ati uri kubona rero amuzaniye impeta irenze cyane, impeta ihenze ikoze muri diyama. ngo muri ako kanya umusore agahita akamubwira ati ndakeka rero uriya mukobwa ataraza kuyemera. umukobwa koko agahita akamubwira ati Paul rero njyewe ibi ngibi ntabwo napfa gufata umwanzuro ntazi. ubwo wa musore agahita akomeza gufata umukobwa rwose ubona ko ari kuba yamwinginga, ari kumubwira ati ndakwingize rero ibihe byashize reka tubyihorere dutangire ibihe bishyashya. ubwo umukobwa agahita akamubwira ati unyihanganira cyane rero ariko ngomba kuba nabitekerezaho, uyu nguyu aba ari umwanzuro ukomeye cyane utapfa kuba wafata. ubwo muri ako kanya wa musore agahita abona bagiye kuba basubirana, agahita yivugisha ati ahangaha rero ngomba kuba nagira ikintu nkora cyangwa se uriya mukobwa rwose bamujyana. ubwo umukozi mugenzi we agahita agerageza kuba yamufasha, agahita afata rwose agatambaro akamuhanagura kugira ngo agende ngo abashe kuba yabatandukanya. ubwo n'umusore we agikomeje kuba yakunyiga wa mukobwa amubwira ko yamubabarira, agahita abona wa mukozi muri ako kanya arahageze ari kumubwira ati none se arihandira ko izindi sima zashize waje tukajya kugura izindi sima. ubwo muri ako kanya wa mukozi ubona ko yamwagaga cyane, agahita amubaza ati none se uyu musore kandi aje gukora iki hano? ubwo umukobwa ati ntugire ikibazo rero uyu ni umukozi arankorera. ubwo wa mukozi agahita amubwira ati rwose ngibi ntabwo nabyemera kubera ko ni umukozi nabonye ko byagiye musobana, ubwo rero ashobora kuba gukunda kano kanya. umukobwa agahita abona atangiye kuba yamubwira ibintu bibi, agahita amubwira ko ari we wabitangiye. ubwo umusore agahita abona rwose n'ubundi atangiye kuba yamushwanisha n'umukunzi we, agahita agenda agahita amufata amubwira ati none se sha waba ukunda uno mukobwa? ubwo wa musore ati njyewe rero ntabwo nagusubiza icyo kibazo. ubwo wa musore agikomeje kuba yamuhatiriza, agahita amubwira ati umusore rero wa nyawe uri smart, byanga bikunda yagwa mu rukundo n'uyu mukobwa. ubwo muri ako kanya wa mukozi we agikomeje kwitegereza ko biri kugenda, agahita yumva undi muntu aramuhamagaye kugira ngo azamufashe. arangije agahita agenda agiye kuba yamufasha. uko yakomeje kugenda rero abangaba bagikomeje gushwana, wa musore ari gushinja uno mukozi wa hano ko amutandukanya n'umukunzi we. wa mukobwa agahita amubwira ati weho rero genda kano kanya rwose ntabwo nshaka ko uteze ibibazo hano ku kazi. arangije agahita agenda ari kumubwira ati ndagiye rero ariko aka kanya ntabwo birangiye. arangije agahita agenda. ubwo n'umukobwa agahita abwira uriya mukozi we ati ngaho rero subira ku kazi rwose ibintu byarangiye. agahita asigara hano ari kwitegereza indabo rwose amuhaye. uko igihe cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda agahita batwereka wa musore wundi bibereye ku kazi. umunsi ukurikiyeho agahita abona rwose wa musore Daniel azanye ikintu, arangije agahita amubaza ati none se wongeye kurota wa mukobwa nanone koko? ubwo umusore ageze hirya agahita agaruka ari kumubwira ati ntabwo rero ndi kurota, ndabizi neza ko uriya mukobwa nshobora kumutsindira. ubwo umusore agahita akamusa kumubwira ati none se uzamutsindira weho reba ubwawe, kandi ikirenzeho uriya mukobwa agiye kuba yasubirana n'umukunzi
mugenzi we. Ubwo muri ako kanya umusore agahita amubwira ati ariko rero ntabwo barasubirana nyine, aka kanya ndacyafite amahirwe. Ubwo uwo musore agahita akomeza akamubaza ati none se icyo kintu uzanye rwose ngo uzaniye umukobwa ni igiki? Ubwo muri ako kanya umusore agahita avanamo rwose akakimwereka, kumbi yari igipupe azaniye wa mukobwa. Arangije agahita aseka cyane amubaza ati none se igipupe uri gukeka ko rwose icyo ngicyo kizatuma utsindira wa mukobwa? Ubwo umusore agahita akomeza kumubwira ibintu byinshi amwumvisha ko azamutsindira, ati amagambo rero umubwira ndetse unamwitaho ukanamwereka ko umukunda nicyo kintu cya mbere. Ngo n'umukozi wa hano agahita abona rwose umusore yaramusariye cyane, agahita amubwira ati ugende rero umuterete nakwemerera ariko akazagucika bitewe nuko nta mafaranga ufite ntuzagaruke uri kundiraho. Ngo muri ako kanya umusore agahita yigendera agiye kuba yajya ku kazi. Muri ako kanya bidatinze umukobwa agahita ahagera, agahita ahereza wa mukozi umwe tikawe yari amuzaniye, ariko amubwira ati akira rero uri ibya saa sita biraryoshye cyane harimo na keke. Arangije agahita amubaza ati none se wa musore Daniel ari hehe koko? Ubwo wa musore nawe agahita amubwira ko ari haruguru rwose mu nzu. Ubwo mukobwa agahita agenda agiye kuba yamureba, agahita abona rwose umusore ari kuba yakwikorera bisanzwe. Arangije agahita amuhamagara ariko amubwira ati none se Daniel ngwino rwose nkubwire. Ubwo musore muri ako kanya agahita aza umukobwa agahita amuhereza bya bijya ari kumubwira ati akira rero ibi biryo nibyo nakuzaniye. Umusore ubona ko abyishimiye cyane agahita amubwira ati urakoze cyane rero ataravuga byinshi. Umukobwa ati ibiryo rero ni nk'igihembo nguhaye cy'uko ndinze umunsi washize cyangwa se ejo hashize. Umusore agahita amubaza ati none se uri kuvuga ibiki? Ubwo umukobwa ati impamvu rero ni uko nagiye kugura sima nkahita mbona hari sima nyinshi nkahita menya ko byanga bikunda ari wowe wantabaye cya gihe. Ubwo umusore ati nakurebye rero kiriya gihe mpita mbona ntabwo tuje, ubwo rero mpitamo kuba nagufasha ataravuga byinshi. Umukobwa ati rwose nta kibazo, ibyo ngibyo nta kibazo rwose bitwaye. Akimara kumubwira ibyo ngibyo umusore ati ahubwo nari nibagiwe nanjye hari akantu nakuzaniye. Ubwo mugenzi we ari kumwitegereza, uwo musore agategera rwose kakamuzanira ka gapupe wa mugenzi we agiye kumeje kuba yakwirira bya biryo wa mukobwa yamuzaniye. Umukobwa arebye agahita abona rwose ni agapupe. Arangije agahita amubaza ati none se ni agapupe koko wanzaniye? Ubwo umusore ati yego rwose nakakuzaniye, ndetse ntuzajya ubabara uzajya ukanda ahantu kazajya kakuririmbira umubabaro uhita ugenda. Ubona ko rwose umusore yari yatangiye kuba yamwitaho cyane. Ubwo umukobwa agahita akomeza kumubwira ati mwana nyagasani Daniel rero urantungura buri munsi. Ubwo umusore ati nyine ako ko n'agatekerezo nagize. Ubwo umukobwa agahita abona byanga bikunda ahari uno musore ashobora kuba amukunda. Agahita amubaza ati none se Daniel nakubaza ikibazo kandi umbwiza ukuri. Arangije agahita akomeza kumubaza ati none se waba unkunda bya nyabyo? Ubwo wa musore mugenzi we wibereye hanze ari kwirira ibiryo agahita akomeza kwivugisha ati ahangaha rero umugabo umwe agiye gupfa ndetse undi ahita avuka. Ubwo umusore yitonze cyane agahita yiruhutsa ariko amubwira ati ndagukunda ndetse ndagukunda cyane. Ubwo umukobwa muri ako kanya ari kubyitegereza agahita amubaza ati none se nimba nkunda ntabwo ukeka ko nshobora kukwirukana bitewe n'amagambo ambwiye? Ubwo wa musore ati njyewe rero icyo nitayeho niyo banyirukana nta kibazo, niyo ntagenda basi nabo nagerageje. Ubwo muri ako kanya umukobwa agahita abona rwose umusore afite umutima ukomeye, agahita amubwira ati uri umugabo rero ufite umutima ukomeye kandi uvugisha ukuri. Ubwo muri ako kanya rwose bakivugana ibyo ngibyo bagahita babona wa mukobwa arahageze. Agahita abaza wa mukozi wari uri hanze ati none se ninde uyiyoboye rwose ino nyubako? Ubwo wa mukozi ati ari hariya rero mu nzu. Ubwo wa mukobwa agahita akomeza rwose agiye kuba yamureba. Ubwo wa musore we agikomeje kubwira umukobwa ko niyo yamwirukana nta kibazo ko basi yaba yagerageje. Umukobwa ataravuga ijambo na rimwe. Agahita abona wa mukobwa wundi arahageze, wa wundi yabonye ko ari kuba yasomana na wa musore. Arangije agahita amubwira ati ese mwiriwe nagufasha gute? Ubwo wa mukobwa ati nje hano rero kugira ngo amenye impamvu wakubise urushyi umukunzi wanjye. Ubwo umukobwa ubona ko atunguye cyane agahita amubaza ati none se uriya musore yaba ari umukunzi wawe? Ubwo wa mukobwa agahita amubwira ati yego rwose ni umukunzi wanjye, ahubwo se weho uri ikike? Ubwo wa mukobwa nawe agahita amubwira ko yari umukunzi we ahubwo ndetse bamaranye n'imyaka 4. Ubwo wa mukobwa ubona ko atunguye cyane agahita akomeza kumubwira ko nawe yari umukunzi we kandi bamaranye imyaka 2. Ubwo muri ako kanya bose bagahita bamenya ko byanga bikunda wa mukozi muri ako kanya bose yababeshyaga. Wa mukobwa wundi agahita amubwira ati kiriya gisore rero cyarambeshyaga reka ngende nkereka isomo. Ubwo wa mukobwa wundi agahita abona ko aramurakariye cyane, bose baramurakariye. Agahita amubwira ati none se waba ufite umupango uraza gukoresha? Agahita amubwira ati nimba rero ubishaka njye mfite umupango twakoresha kugira ngo tubashe kuba twamwihimuraho. Ubwo wa mukobwa ati ikintu cyose rero wambwira nagikora kugira ngo uriya musore nanjye mbashe kuba namuhemukira kubera karambabaje. Ubwo wa mukobwa agahita ahamagara wa musore wundi Daniel ati Daniel rero ngwino hano nkubwire
nkubwire. Ubwa mukozi ati yego rwose naje mama. Ubwo arangije agahita amubwira ati hamagara rero wa musore rwose Paul aza hano kano kanya. Uko igihe cyakomeje kugenda rero uko umunsi yakomeje kugenda bagahita batwereka wa mukobwa ari kumwe na wa mukozi wundi wa hano ari kumubwira ati izina ryanjye rero rya kabiri nitwa Ewe, ese ibingibi tujya gukora hari ikibazo waba bifiteho? Ubwo musore ati oya rwose ibingibi nta kibazo mbifiteho. Muri ako kanya bagahita babona wa musore wundi araje, wa mukobwa agategera nkaho akundana n'uyu musore wa hano. Ubwo musore rwose Paul aje agahita abona wa mukobwa wundi bakundanaga ari kumwe n'umukozi uri aho ngaho usanzwe w'umuyede, agahita atungurwa cyane amubaza ati none se Celestin ibyo ngibyo ni ibiki koko? Ubwo mukobwa agahita akomeza kumubwira ko ari kumwe rwose n'umukunzi we. Ubwo musore agahita abona rwose no kwisuzuguza cyane, agahita agenda akamukora amubwira ati none se wagiye wiyubaha nanjye ukanyubaha koko? Ubwo mukobwa arangije agahita amwiyaka. Ngo muri ako kanya rwose bataravugana byinshi wa wundi we arihandira nawe agahita asohoka mu nyubako akaza ari kumubwira ati none se aho gaweho wagiye wiyubaha koko? Agahita amubwira ko kugira ngo abantu bamwubahe nawe agomba kuzajya yiyubaha. Ataravuga byinshi wa musore agahita abona hari n'umukobwa ndetse n'uriya wundi bamuteze kugira ngo bamuzane hano. Ubwo mukobwa arangije agahita akomeza kumubwira ko ari we rwose wamanje kuba yamukenesha nako bose kuba yabakenesha. Arangije agahita amukubita urushyi ubona ko rwose amurakariye cyane. Ubwo musore agahita abona ko wamungane niwe uri mu makosa, agahita akomeza kubabwira bose ati munyihanganira cyane rero ibingibi ntabwo nashakaga kuba nabikora. Ubwo mukobwa muri ako kanya rwose ubona ko yamwanze cyane ko nta muntu wakubeshya kandi waramufitiye gahunda waranamukundaga cyane. Agahita amubwira ko rwose agiye kugenda katazigera anamutegetse n'umunsi wa rimwe, cyane cyane ko yabonye n'umusore umurenze cyane, umusore w'umukozi wa hano wateruye ibuye ufite n'imbaraga nyinshi cyane. Ubwo musore nawe ubona ko yari ari kumuperezanta agahita abona ko agiye kuba yamusuhuza. Ubwo musore agahita amwitegereza rwose agahita amubwira ati fana rero ibyo bitoki byawe imbere. Ubona ko amurakariye cyane. Ngo muri ako kanya ubona ko ahari asigaranye undi mukobwa wundi arihandira nawe. Urangije agahita abwira wa mukozi we Daniel ati Daniel rero mukundwa nawe ngwino nkubwire. Ngo muri ako kanya rwose akaza nawe ari kumubwira ati none se mukundwa mbwira rwose nta kibazo. Ngo muri ako kanya agahita amubwira ati hura rero n'umu ex wanjye wa kera dore ko yitwa Paul agiye kuba yamusuhuza. Wa mukozi we agahita abona rwose n'ibindi bibi cyane. Arangije agahita abinginga ababwira ati ndabingize rero ntimunkorere ibingibi. Ubwo mukobwa agahita amubwira ati reka rero twese twigendere, iki ngiki cyo gihano umuntu uca inyuma cyangwa se ubeshyanya agomba kuba yahabwa ku bwa nyuma na nyuma asigara gusa nta na kimwe afite. Arangije hagati yifatira wa musore amubwira ati ahubwo mukundwa ngwino rwose twigendere. Ngo muri ako kanya rwose bagahita bagenda ubona ko ngo yari abakunzi. Ngo muri ako kanya abangabo bari basigaye nabo bagahita bivuganira ati natwe rero reka twigendere rwose uno musore tumusige. Ngo muri ako kanya umusore ubona ko yabaye cyane agahita akomeza kubwira wa mukobwa ubona ko ari kumwinginga ati arihandira rero ibingibi ntabwo bikwiye. Ubwo wa mukobwa agahita akomeza kumubwira ko rwose ibingibi yari kubera bitekereje mbere ko yabonye ukuri rwose umunsi washize igihe yasomanaga na wa mukobwa wundi. Agahita amubwira ati ahubwo rero genda aka kanya nta no gucaka no kuzongera kukubona. Ubwo umusore agahita abona umukobwa yakwanze nyine nta kindi wakora. Arangije agahita yigendera. Ubwo wa mukobwa we na wa musore bagahita bakomeza kwiyizira. Umukobwa agahita akomeza kubwira umusore ati urakoze cyane rero urakoze kuba umfashije kubona namwemeza. Wa musore ati nanjye rero nta kibazo rwose mbaye igikoresha aka kanya reka nikomereze ngende njye kuba nakomeza kuba nakwikorera akazi. Ubona ko babaye cyane. Umukobwa agahita abibona. Arangije agahita amugara amubwira ati garuka rero hano rwose nkubwire. Ubwo musore agahita amubaza ati none se umubwire iki koko? Ubwo mukobwa agahita aza rwose arangije agahita amusoma. Umusore ubona ko atunguye cyane agahita amubaza ati none se ibingibi ni iby'iki koko? Ubwo mukobwa ati nyine ndagusomye kugira ngo ngushimire yuko wamfashije cyane. Ubwo musore ati njyewe rero ntabwo nshaka ko unsoma utabishaka ngo kugira ngo nshimire. Agahita amubwira ko rwose nyine level ye ayizi cyane agiye kuba yakwikomeza rwose. Wa mukobwa ati none se ninde wakubwiye ko njyewe ntabishaka? Agahita amubwira ko nawe yabishakaga. Ubwo musore ubona ko bimutunguye agahita amubaza ati none se ibyo ngibyo bishatse kuba byavuga iki? Ubwo mukobwa ati bishatse kuvuga ko nyine ushobora kuba wansohokana tukajya kuri date tukaba twamenyana bihagije. Muri make ubona ko yamwemereye. Ubwo umusore muri ako kanya bigahita bimushimisha. Agahita amubwira ati urakoze cyane rero urakoze cyane rwose njyewe ntabwo nzatuma wongera gusubira hasi cyangwa se wabara cyane nk'uko uriya musore wundi yabikoze. Ubwo umukobwa ubona ko amwishimiye ko nubwo yari umukozi usanzwe wo hasi ariko yari afite umutima ndetse atanabeshyaga. Arangije bagahita bagenda. Uko cyakomeje kugenda rero abangaba abandi nabo bagahita baza. Umusore ubona ko yabyishimiye cyane rwose kandi yatwawe. Wa mukobwa agahita amubwira
amubwira ati ahangaha rero tugeze ushaka wandekuza. Ubwo wa musore agahita amubwira ariko udidemanga ubona ko yamwubashye cyane ati yego rwose nta kibazo. Ubwo mukaba rwose agahita abibona ko hari uno musore wundi ashobora kuba yamukunze, agahita amubwira ati wakoze cyane rero, wakoze cyane rwose kuba wamfashije. Ubwo wa musore agahita akomeza kumubwira ati nanjye rero ntugire ikibazo, igihe cyose nzaba mpari amasaha 24 ku yandi, nuzashaka ko nongera kuba nagufasha nzaba mpari rwose, uzampamagare. Ubwo muri ako kanya umukobwa ubona ko yatangiye kuba yamwishimira, agahita afata amafaranga make agahita yamuhereza, ariko amubwira ati ayo mafaranga rero ugende wiguriramo akantu ndetse andi uyatangize business, uzaba umuntu ukomeye. Ubona ko yabonye ko uno musore afite no mu mutwe. Ubwo umusore muri ako kanya agahita abyishimira, umukobwa agahita amuhereza n'akanomero amubwira ati ndetse aka kanomero ushaka ko wakampamagaraho, ushaka ko dusohokana kugira ngo tubashe ko twamenyana cyane. Ubona ko ari kumubwira ko rwose yamwishimiye, arangije agahita agenda. Ubwo umusore we agahita asigara hariya, ubona ko rwose abyishimiye cyane nk'umuntu mukuru aba yamenye icyo umukobwa yashatse kuvuga. Arangije agahita abyishimira rwose, ariko amubwira ati urakoze mana yanjye, urakoze cyane rwose, inzozi zanjye aka kanya zibaye impamo zo kuba nzakundana n'umukobwa mwiza kandi ufite umutima mwiza. Agafilimi kacu rero ko uyu munsi niko kagenze, nimba wagakunze cyangwa se gafite ikintu kakunguye wabidusangiza utwandikira muri comment. Ikindi ntwibagirwe like na subscribe nimba rugamije kuri iyi channel. Ikindi ntwibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira babashe kuyibona. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.